Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ndashimira Imana muri iki gitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe, twubahe Imana, tuyishime, tuvuge imirimo yayo n'ibitangaza ikora. Imana yacu nihabwa icyubahiro, Imana yacu ishimwe. Ndayishimiye cyane. Rero ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Data wa twese nahabwa icyubahiro. Ndashimira Imana kubw'urukundo dukunda n'imbabazi zayo. Yaradukunze tudakwiriye, iratutoranya, idukura mu magana y'abanyabyaha. Imana yarakoze, yaduhaye agakiza. Njya nyishimira, nkicara nkayishimira, nkaba ngo Yesu warakoze kunkura irodebani, warakoze kunkura mu banyabyaha, warakoze kubw'agakiza wampaye. Nari ndushye, nari ndemerewe, ntabwo nari nzi Imana rurema. Imana irakora, ingirira neza, impa ubuzima, impa amahoro, ingirira neza, ingira umukozi wayo, impa umurimo. Yarakoze kungabira umurimo. Rero ndabishimiye. Imana Data nihabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane kubw'uyu mwaka. Imana yaraturinze, Imana yarakoze, nubwo twahuye n'imiraba myinshi, tugahura n'ibigeragezo bitandukanye, ariko Imana yagaragaje kunesha kwayo. Uyu rero ni umwaka w'impinduka. Nje kukubwira ngo wakire umwaka w'umugisha, umwaka w'amahirwe ku buzima bwawe. Wakira umwaka w'amahirwe ku buzima bwawe. Hari ibyakunanije, hari ibyakugoye, hari ibyakubujije amahoro umwaka ushize, ariko uyu ni umwaka w'amahirwe ku buzima bwawe. Ni umwaka w'amahirwe, ni umwaka w'amahirwe, ni umwaka wo guhura n'Imana. Imana Data ahabwa icyubahiro. Ndayishimiye cyane. Imana ihabwa icyubahiro, kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Zaburi igice cya mbere. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Nkunda kubwira abantu benshi ubona barara bagakora amasaha 24 kuri 24, bagakora. Abantu bahora mu ngendo, bacuruza, abantu bajya mu kazi, bagakora buri munsi. Abantu basenga, bakasenga iminsi myinshi, bagasenga ibihe birebire. Abantu basenga ibihe bike. Abantu bose baba bakeneye amahirwe, kandi tujya tunabibona. Ugasanga umuntu yakoze, yagize umwete wo gusenga no gukora, ajya agira amahirwe. Rero nje kukubwira ngo uyu ni umwaka w'amahirwe ku buzima bwawe. Wakira umwaka w'amahirwe. Byakugoye, byakuruhije, ntubyiteho. Wakira umwaka w'amahirwe ku buzima bwawe, kuko ni umwaka Imana iguhaye amahirwe utigeze winjiramo, utigeze ubona, utigeze wakira. Ariko uyu mwaka ni umwaka wo kwakira ayo mahirwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Avuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Imana itugire neza. Ngo uwo muntu ni umunyamahirwe, uwo muntu ni umunyamahirwe. Dawidi avuze neza ku mahirwe. Aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Imana idufashe y'abanyabyaha. Imana itugire neza. Ntiyicarane n'abakobanyi, ntiyicarane n'abantu bakobana, ntiyicarane n'abantu banegurana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uwo muntu ni umunyamahirwe. Wakira amahirwe. Uyu ni umwaka wawe w'amahirwe. Uyu ni umwaka wo kwakira amahirwe. Amahirwe aturuka ku Mana. Hari igihe tugira amahirwe ku bantu, hari igihe tugira amahirwe ku bakoresha bacu, tukagira amahirwe ku batware bacu, tukagira amahirwe ku bana twabyaye. Ariko aya ni amahirwe. Wakira amahirwe aturuka ku Mana. Amahirwe atangwa n'Imana, nayo irashaka kuyaguha. Uyu ni umwaka w'Imana yo gutanga amahirwe. Uyu ni umwaka w'amahirwe ku buzima bwawe. Rero Dawidi aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Imana itugire neza. Ntiyicarane n'abakobanyi, abantu bakobana, abantu bangana, abantu bagira inzika, abantu bagira inzigo, abantu bagira ishyari. Ngo uwo muntu nticane nabo, ntatindane nabo. Niyo baba bafite amafaranga, niyo baba bafite ibintu bya mirenge, niyo baba aribo bagutunze, ntuzicarane nabo. Ngo uzaba umunyamahirwe. Imana ihabwa icyubahiro. Murongo wa 2 haravuze ngo iki? Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira
kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo kandi akishimira amategeko y'Imana. Imana iravuga ngo ntukibe, Imana iravuga ngo ntugasambane, ntukifuze, ntukagire ishyari, ntukangane, ntukange so na nyoko, ntukabasuzugure. Imana ishimwe. Ayo mategeko akaba yo wishimira, akakunezeza, ngo ku manywa na nijoro ukishimira amategeko y'Imana, ku manywa na nijoro ukishimira iby'Imana ivugana nawe, ku manywa na nijoro ukishimira iby'Imana igushakaho. Ngo uzaba uri umunyamahirwe, wakira ayo mahirwe. Uyu ni umwaka w'amahirwe. Imana iri gutanga amahirwe ku bantu bayubashye, Imana iri gutanga amahirwe ku bantu bayikoreye, Imana iri gutanga amahirwe ku bantu babanye nayo, Imana iri gutanga amahirwe. Uyu ni umwaka w'amahirwe ku buzima bwawe, ku buzima bwawe. Imana igambiriye kukugirira neza, Imana iribwira kukugira neza, Imana ibyo yibwira no kukugira neza. Imana y'amahoro itugire neza, Imana y'amahoro idushyigikire. Wakira ayo mahirwe. Bibiliya yavuze ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, akishimira amategeko y'Imana, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Imanywa nijoro kwishimira amategeko y'Imana, kwishimira ikivugana nawe, kwishimira ikigushakaho. Imana itugirire neza, ukishimira amategeko yayo. Imana igufashe, uri umunyamahirwe. Twagiye tubona abantu basenga bakaba mu mashyamba, bakaba mu butayu, bakaba mu mazi, kavuga ngo maze y'iminsi 3 mba mu mazi ushaka Imana, kuko iravuga ngo bashakanye umwete barambona. Ni byiza, ariko mu by'ukuri amahirwe y'umuntu wubaha Imana, y'umuntu witondera amategeko yayo, y'umuntu wishimira iby'Imana ishaka, y'umuntu ukora iby'Imana imukeneyeho, ni umunyamahirwe. Dawidi aravuga ngo arahirwa. Imana ishimwe. Nguwo murongo wa 3, nguwo hazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana itugirire neza. Uwo muntu azaba ameze nk'igiti cyatewe ku mazi, ngo kigashorera imizi mu mazi, ngo ikintu azakora cyose ngo kizamubera cyiza. Imana itugirire neza, Imana idushyigikire, Imana igufashe. Wahawe akazi n'abantu baragukoresheje, abantu baguhaye umugisha, waheshejwe umugisha n'abantu, ariko ni igihe cyo guhabwa n'Imana. Ni amahirwe aturuka ku Mana. Uyu ni umwaka wo guhabwa n'Imana. Aya ni amahirwe y'Imana. Imana irashaka kugira ngo iguhe. Abantu baraguhaye, wakira amahirwe avuye mu bantu. Uyu mwaka urakira amahirwe y'umugezi, ngo cyera imbuto zacyo. Iki giti cyatewe hafi y'amazi. Ngo umuntu wubaha Imana, witondera amategeko yayo. Umuntu wubaha Imana, uticarana n'abakobanyi, uticarana n'abarozi, uticarana n'abanganya, abantu b'abagambanyi, abantu b'abagizi ba nabi, abantu b'abanyeshyari. Umuntu utabana nabo, ngo ameze nk'igiti batera ku mazi. Ngo cya giti iyo kiri ku mazi, ngo cyera imbuto, gihorana ibibabi byiza, gihorana ibibabi bitontomye, gihorana ibibabi byiza, gihorana ibibabi byiza. Iyo muntu ahora ameze nk'icyo giti, aba ameze neza, abaguwe neza. Imana itugirire neza. Uwo muntu rero ngo ameze nk'icyo giti, ndagira ngo Uwiteka kwishimire. Uyu munsi Imana ikugirire neza, ngo azaba ameze nk'igiti cyatewe ku mazi, ngo cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Umuntu wubaha Imana, icyo akoze cyose kiba cyiza. Twagiye twumva ngo ibintu bigenda, ibintu bijya bikunda, aha ntago wacuruza iki, ibintu wabikora ahantu, aha ntiwacuruza ibingo bigenda. Ariko Bibiliya yivuze ngo icyo uzakora cyose, jya wizera ubuhanuzi, jya wizera ijambo ry'Imana. Imana yivuze iherekeza ijambo, irariherekeza. Imana ishimwe, yahabwa icyubahiro. Rero wakira amahirwe. Nanije kukubwira ngo wakira amahirwe aturuka ku Mana, amahirwe aterwa n'Imana. Reka dusoreze kuri iri jambo riri mu gitabo cya Matayo, riri muri Matayo. Matayo nawe aravuga ku mahirwe, ariko avuga amahirwe y'Imana, amahirwe atangwa n'Imana. Abantu bahirwa baribo, abantu bahirwa baribo, abanyamahirwe baribo, abo twita abanyamahirwe ni abangaba.
Bibiliya irabavuga, abantu b'abanyamahirwe birivuga n'abangaba. Ibice 5 byaho ku murongo wa 7 aravuga ngo hahirwa abanyambabazi, hahirwa abanyambabazi, hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa abanyambabazi, hahirwa abantu bagira imbabazi kuko aribo bazazigirirwa. Imana idufashe, muntu ugira imbabazi, muntu umukristo ugira imbabazi, muntu w'Imana ugira imbabazi, nawe uzazigirirwa. Imana data izakugirira imbabazi. Bibiliya irabivuga, ubu n'ubuhanuzi. Hahirwa abanyembabazi, hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Ukeneye imbabazi, ukeneye imbabazi z'Imana, ukeneye imbabazi ku buzima bwawe, ukeneye imbabazi Imana kugirira, ikazigirira abana bawe, ikazigira umuryango wawe. Ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Uyu ni umwaka w'imbabazi ku buzima bwawe. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abantu bafite imitima iboneye, bafite inzira z'igisiyoni. Hahirwa abantu bafite imitima iboneye, abantu bafite imitima Imana yishimira, imitima Imana yifuza. Hahirwa ab'imitima iboneye. Imana idufashe, kuko aribo bazabona, kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Imana ishimwe, abantu bagira imbabazi nabo bazazigirirwa. Hahirwa abanyembabazi kuko nibo bazazigirirwa, nawe Imana izazibagirira, nawe Imana izabagirira neza, nawe Imana izabashyigikira, nawe Imana izabarwanirira. Mwene data mu Kristo, hahirwa abanyembabazi, hahirwa abantu bagira impuhwe, hahirwa abantu bagira ubuntu, hahirwa abantu bagira urukundo. Pawulo yabivuze neza mu gitabo cy'Abakorinto ba 2 aravuga mu bice bya 13 aravuga ngo urukundo, avuga ku rukundo. Hahirwa abantu bagira urukundo rero, kuko Pawulo yaravuze ngo urukundo ni ingenzi. Ngo niyo twabwiriza, tugasengera abapfu bakazuka, tugakoreshwa imirimo, tukubaka insengero, tukubaka inzu nziza, tukubakira abakene n'abapfakazi, ariko ari nta rukundo ntacyo byaba bimaze. Rero urukundo, hahirwa abanyarukundo, abantu b'imbabazi baba bafite urukundo, abantu bagira imbabazi baba bafite urukundo. Hahirwa abantu b'inyembabazi. Imana itugire neza. Ku murongo wa 8 havuze ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Abantu bafite imitima iboneye, abantu bafite imitima itinya Imana, abantu bafite imitima ihinda imishitsi, abantu bafite imitima itengurwa iboneye, kabangwa Imana iravuga iki, Imana irashaka iki ku buzima bwanjye. Abo ngabo ngo nibo bazabona Imana. Imana idufashe, Imana idufashe. Narivuze ngo Imana itugirire neza, tugire imitima iboneye. Narivuze ngo Imana igushyigikire, uyu mwaka utunga umutima uboneye imbere y'Imana. Imana idufashe. Umurongo waho wa 9, hahirwa abakiranura, hahirwa abantu bakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Abantu bakiranura, abantu baca imanza neza, abantu batagira batagira ahantu babongamira, abantu bagira ukuri, abantu bakiranura. Hahirwa, hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Kugira ngo witwe umwana w'Imana nuko uzaba ufite imirimo myiza, nuko uzaba ukiranura abantu. Ukavuga uti nyamara amakimbirane si meza, gusebanya si byiza, uzaba uhugura, uzaba ufite umumaro. Ni wowe uzitwa umwana w'Imana. Igihe uzasanga abantu bashyamiranye ukavuga uti nyamuneka ibyo si byo, siko umukristo amera. Uzabona abantu bangana bafite inzangano, ukabasengera, ukabahugura. Ni wowe uzitwa umwana w'Imana, ni wowe ijuru rizaha amahirwe. Imana idushyigikire, Imana ikugirire neza, Imana igufashe. Ni wowe Imana ikeneye, ni wowe Imana ishaka. Imana ihabwa icyubahiro. Umurongo wa 10 uravuze ngo hahirwa barenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abantu barenganyirijwe ko ari abakristo, bakaguhora yuko ukijijwe, utajya ubeshya, utajya wiba,
bakaguhora ibyo, bakakwanga muri groupe, abo mukorana mu kazi, abo muturanye muri quartier, bati suriya ntajya arya ruswa, bakabwira bati twuzurize aha, dusinyira aha twibonera amafaranga, ukabyanga, ibyo bakabiguhora, dutereraho kashe ukabyanga, niwe wari usigaye gusinya ukabyanga kuko birimo amanyanga, ngurahirwa, uri umunyamahirwe, ubwami bwo mu ijuru n'ubwawe, ijuru uzaribona. Kandi Yesu yavuze ijambo aravuga ngo izaduha ubugingo abantu bubashye Imana, ngo ariko izaduha umugisha, izaduha ubugingo, ngo ariko tukiri no muri iyi si dukubirishura 100. Ugira ngo wanze kurya ruswa, ugira ngo wanze kwiba, ugira ngo wanze kugambana, Imana yakwicisha inzara. Ugira ngo wubashye Imana, Imana yagukoza isoni. Ugira ngo wubashye Imana hari wakuruta. Oya nukuri, uri umunyamahirwe, wowe ukiranura, wowe ukiranuka, wowe wubaha Imana, wowe ufite inzira ziboneye, wowe ufite umutima uboneye, umutima wawe uraboneye, wumva utagucira urubanza, wumva nta mpagarara zirimo, wumva wizeye Imana, uri umunyamahirwe. Ngiye kugusengera. Mana Data wa twese, iri ni ijambo ryawe. Ayiwe, uyu ni umwaka w'imbabazi, uyu ni umwaka w'amahirwe ku bantu bayubashye. Hari abakobwa bakwikomejeho, hari ababyeyi bakubashye, hari abagabo n'abagore babubashye Imana. Uyu ni umwaka w'amahirwe ku bakobwa bibashye Imana, uyu ni umwaka w'amahirwe ku bantu bakwikomejeho. Ndabasengeye koko kwawe kwiza kubabeho, koko kw'Imana baraga zishobora byose ziboneke ku bantu, mwuka wera ugwira ku bantu bakubahe, bantu bashaka amahirwe guturukaho, bantu bashake kubana nawe. Uyu mwaka wo gukizwa, uyu mwaka wo kukubaha, uyu mwaka wo guhamya, umwaka wo kubwiriza abantu, uyu mwaka umwaka wo kwaguka ndetse mu mwuka no mu mubiri. Urakoze Mana, shyigikira ijambo ryawe. Sengeye abarwayi, sengeye indwara mu izina rya Yesu, sengeye umuntu urwaye amaso yombi, Mana yakize, imbaraga z'Imana zijya zikiza. Mutobakondo Kristo ongera umukozeho ikiganza, ongera utobakondo ukamusige. Uyu muntu nakire, urwaye mu nda mu izina rya Yesu, duhagaritse ibi byorezo, duhagaritse aya makuba, duhagaritse akaga katika jina la Yesu. Kuboko kwiza kw'Imana kuboneke, mwuka wera ugaragare, wongera imbaraga, itorero ryagure, murimo wawe wagure mu izina rya Yesu. Uhagarare ku bashumba, ubafata amaboko, uhagarare mu bakristo, ubagurire kugukorera. Imbabazi z'Imana ziboneke ku bantu. Urakoze Kristo, urakoze nyiribihe, urakoze nyirubutware, urakoze Kristo, kuko ari umwaka w'imbabazi, n'umwaka w'ubuntu, n'umwaka w'amahirwe kuba kwiringiye, kuba guhanza amaso, kuba gukoreye, kuba gutegereje. N'umwaka w'impinduka kugira ngo bakire neza y'Imana. Urakoze kubyumvise, bahesheje umugisha. Ndabasabira amahoro mu izina rya Yesu, kiganza cyiza cy'Imana kibabonekeho. Urakoze Mana, twagushimiraga ni mu izina rya Yesu, amen. Ni Gatera Jose nkuko nababwiye. Reka mbahe telefone ni 0788 58 944. Ushatse kutuvugisha, ushatse kutwandikira, watwandikira kuri iyo nomero 0788 58 944 cyangwa se 072 74 34 93 1. Imana y'amahoro ibishimire. Philadelphia, Imana iratsinda.